urukundo rwanjye ruke hirwa mufata sinamugundi ubwanjye Yesu ni umfata urukundo rwanjye ruke hirwa mufata sinamugundi ubwanjye Yesu ni umfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arakomeza. Haleluya. Ntakwirarira muri ubu buzima, ntabwo nakwishyira hejuru muri ubu buzima. Yesu niwe umfasha. Hari byinshi byagomba gutuma mureka, hari byinshi twahuye nabyo byagomba gutuma tumuvaho, ariko Yesu aradufata. Uyu muririmbyi yaririmbye ngo urukundo rwanjye ruke ntabwo rwamufata, nta nubwo nabasha kumugundira ubwanjye, ahubwo Yesu niwe unyifatira. Reka nongere nkwibutse ko Yesu ariwe ugufasha. Nujya urangiza umunsi ukiri mu buntu bw'Imana, ujya uvuga ngo Yesu ndagushimiye, niwe wamfasha. Naje kugira ngo tuvuge Yesu, tuvuge ko ari we utugize, tuvuge ko ari we udufashe. Nta mbaraga dufite, ntazo dufite zamufata, ariko Yesu aradufata. Yesu aradukomeza kuko adukunda bihebuje, ntabwo yatureka, ntabwo azakureka. Yesu azagumana nawe, aragukunda. Naje kukwibutsa ko Yesu agukunda. Yesu niwe ugufite mu biganza bye, kuko urukundo rwawe rucyo ufite ntabwo wamufata ngo umushobore, ariko aragufata. Yesu ni ukwifatiye. Ibuka nawe ejo bundi, ibuka nawe ejo bundi, byibuke, wongere usubize amaso inyuma, uvuge ngo Yesu niwe wamfashe akanyambutsa. No mu bihe tubona bikomeye bitugoye, Yesu niwe udufata. No tugeze twanamutse nta hejo dutekereza, tudatekereza ko Yesu tukiri mu buntu bwayo, Yesu niwe udufata akatwambutsa bya bintu twabona ko bikomeye, bya bintu twakeka ko bigiye kudukora mu gakiza. Yesu aradufata akabitwambutsa tukabirenga. No muri ibi bihe yabanye natwe, yaradufashe, aradukomeza, aradusindagiza, turacyari mu gakiza. Yesu turamushimiye, turacyari mu gakiza. Yesu turamushimiye. Ibyagomba kudukura mu gakiza byari bihari, ubyibuke, byari byinshi cyane. Za ntambara twahuye nazo, bya bigeragezo twahuye nabyo, byagomba gutuma tunamuka tukava mu buntu bwayo, ariko Yesu yaradufashe kubw'urukundo rwe, aradukomeza. Turacyari mu ijambo rye, kubera ko yavuganye natwe. Aravuga ngo ntabwo azatureka, arirahira, aravuga ngo ntabwo nzabasiga, nzabana namwe, nzagendana namwe, no mu bihe bikomeye nzabana namwe, ntabwo nzabasiga, nzabasindagiza. Yesu niwe wadusindagije kugeza uyu munsi wa none. Nta mbaraga twari dufite zagomba kudusindagiza twebwe ubwacu, byagomba kuduca intege byari bihari. Imyambi ya wa mubi yari myinshi mu nzira duhura nayo, araturasa, aradutega, ariko Uwiteka aradufata, aradukomeza. N'ubu niwe watwambukije. Nirijwi mwumva nuko ari uherutse kutwambutsa, ni ukuri ntaguma muri ryumva, ariko Yesu aratwambukije. N'ubu uri kuvuga nuko Yesu ari wakwambukije. Imitego y'abanzi yari myinshi, imitego y'abanzi yari myinshi, imyambi y'ababishi yari myinshi, ariko Yesu arakuzigama, arakwambutsa. Si ukwambutsa gusa, agenda no kubabarira ibyaha wagiye ukora muri iyo nzira, muri izo nzira zose agenda kubabarira, agenda kubabarira. Imana yakureba ukabona iri intungane, ikurebeye mu ndorerwamo amaraso y'umwana wayo. Noneho uriho. Yesu yabuze icyubahiro kandi uhari, Yesu yabuze amushima kandi uhari. Dukwiriye kumushima Yesu ntakabura icyubahiro kandi duhari. Yesu ntakabura amashimwe kandi hari ibyo yakoze ku buzima bwacu by'indashyikirwa. Yesu ntakabura abamushima kandi duhari. Yaraturinze, aturenza byinshi, aradufata, aradukomeza. Dukwiriye tumuha icyubahiro, tukakimuhesha no mu bandi. Izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishimwe kubw'umwana wa Yesu Kristo yatanze ku bwacu. Amaraso yamenye ntabwo abaye mfabusa. Yesu we tuzakuvuga, Yesu we tuzakwamamaza, Yesu we ahuri mu ijuru ry'amahoro, ahuri tuvugira. Wibuke ko natwe hano ku isi turi kukuvuga, kandi ujye ubyibuka, kandi ujye utureba. Tuzakubwira abandi, tuzaguhamya mu bandi, abari kure n'abari hafi tuzaguhamya.
niyo mpamvu twafunguye umuyoboro wa YouTube kugira ngo tujye tuhamamariza izina ryawe, tuzakwamamaza mu batakuzi, tuvuge ngo ni Yesu watugize ku muvandimwe we, ni wowe, ntabwo ari ku bwacu. Ya maraso yawe yatugize abo turibo kugira none, yatugize abo turibo kugira uyu munsi, amaraso yawe. Warakoze mwami kutuziga.